Tubahaye ikaze mu biganiro byacu by'uyu munsi. Bakunzi ba channel yacu Miss Theonie, twongeye kubasuhuza. Muri kumwe na muganga Theophila. Uyu munsi tugiye kubabwira indwara abantu benshi batazi neza ariko kandi zigiye kuzahaza ubuzima bwabo. Turabwira ibimenyetso abantu benshi bajya birengagiza nyamara ari ibimenyetso by'indwara zikomeye ziri mu buzima bwabo cyangwa se ziri mu mubiri wabo. Nahawe rero ngo ube hafi ukurikirane ikiganiro kuva gitangiye kugeza kirangiye kugira ngo nawe niba hari ibimenyetso bimwe na bimwe wajyaga uhura nabyo, wajyaga wiyumvaho, uze kubasha kumenya uburyo ugomba kwitwara. Ubushakashatsi bwagaragaje ko hari indwara zikomeye cyane ndetse abantu usanga barwaye ariko ibimenyetso bagira bakabyitiranya n'izindi ndwara, bigatuma umuntu aguma mu rugo agahamana bwa burwayi kandi atari gufata imiti. Niba rero ari ubwa mbere ugeze kuri channel yacu, kora subscribe, ukore share ku nshuti zawe, nazo zumve ibi bimenyetso, nazo zumve izi ndwara, zimenye uburyo zigomba kuzajya zitwara. Ahangaha niho tuganirira ibiganiro bivuga ku buzima, niho tuganirira ibiganiro byubaka ubuzima, hamwe ukura inama zifasha ubuzima bwawe ndetse n'ubw'abandi. Kora like rero, kandi niba ukunda ibiganiro byacu, twandikire muri komenti aho wumva utasobanukiwe, dukomeze tugufashe kubaka ubuzima. Dore bimwe rero mu bimenyetso by'indwara zikomeye benshi badasobanukirwa. Icya mbere ni ukurwara umutwe kenshi. Abantu benshi bajya barwara umutwe kenshi, nyamara igihe cyose urwaye umutwe haba hari indwara iri mu buzima bwawe iri kukuzahaza, ariko kuko wowe utabisobanukiwe ukibwira ko ari ibisanzwe. Igihe rero warwaye umutwe, ukunda kurwara umutwe kenshi, icya mbere uba ushobora kuba urwaye umuvuduko w'amaraso. Icya kabiri uba ushobora kuba urwaye kanseri y'ubwonko. Niyo mpamvu rero niba ukunda kurwara umutwe cyane, birakwiye ko uwegera muganga ukipimisha umuvuduko w'amaraso, ukamenya niba amaraso yawe atembera neza mu mubiri. Ikindi kimenyetso gishobora kukwereka ko ushobora kuba urwaye indwara idasanzwe mu mubiri wawe ni umunaniro udasanzwe. Ugasanga umuntu ari guhora ananiwe. Niba rero ujya ugira umunaniro udasanzwe cyangwa hari umuturanyi wawe bibaho, menya ngo icyo gihe urashobora kuba urwaye indwara y'isukari, iyo twita diyabete. Benshi mu batabisobanukiwe, habaho diyabete z'ubwoko bubiri, iyo twita type 1 na type D. Ibyo nabyo umuntu azashaka umwanya abibasobanurire neza, nabyo ubigireho ubumenyi kugira ngo umenye ngo ese niba ariyo ndwaye koko ndwaye iy'ubuhe bwoko. Ikimenyetso cya gatatu ni ukugira umuriro, aho usanga benshi bavuga ko bagiye kurwara ibicurane. Igihe kinini usanga abantu benshi bakunze kurwara indwara y'umuriro. Indwara y'umuriro rero ni indwara mbi cyane, nyamara abantu ntabwo babimenya. Ni indwara ishobora no guteza urupfu. Ni iby'agaciro rero kumenya ibi bimenyetso, ni iby'ingenzi kuri wowe kumenya ibi bimenyetso kugira ngo umenye uburyo ugomba kwitwara, kugira ngo umenye uburyo ugomba kwitwararika igihe uri kumva izi mpinduka ziri mu buzima bwawe, umenye n'impamvu ishobora kuba ibiri kubera mu buzima bwawe. Nyuma rero yuko tubabwiye ibi bimenyetso, tugiye kubabwira noneho indwara zitazwi cyane ariko zihangayikishije abashakashatsi cyangwa se zihangayikishije mu buzima bwa muntu. Hari indwara abantu benshi tutazi, rimwe na rimwe tutanasobanukiwe kandi tunazirwaye. Hari indwara ya mbere yitwa fibromyalgia. Fibromyalgia ni indwara itera ububabare budasanzwe mu mubiri.
ukabaho wumva uri kubabara, ukaba wumva ahantu runaka ariko ukumva ntusobanukiwe. Rero inama njya ngira abantu, biba byiza iyo ugiye kwa muganga ukisuzumisha, ukamenya uko ubuzima bwawe buhagaze, hanyuma ukamenya uko ugomba kwitwara nyuma yo kumenya uko ubuzima buhagaze. Indi ndwara ihangayikishije abashakashatsi ni iyitwa Candida overgrowth. Ni mikorobe mbi iba mu nda. Izo mikorobe zishobora gutera umunaniro ukabije, impinduka mu mubiri, mu nda n'ibindi bice by'umubiri w'umuntu. Iyi mikorobe akenshi ikunze kugaragara ku gice cyo mu nda, umuntu agahora ari kubabara mu nda, ariko rimwe na rimwe ukibwira ko ari inzoka warwaye, ariko iyo mikorobe itandukanye n'uburwayi bw'inzoka. Rero rwose muvandimwe ukurikiye ibiganiro byacu, niyo mpamvu tuba turi aha ngo tukubwire ko hari ibimenyetso abantu benshi mwumva ariko ari iby'indwara zikomeye, mwe ntimubihe agaciro, mukibwira ko ari za ndwara zoroheje. Rimwe na rimwe ukajya kwahira ibintu by'utwatsi hariya ugateka ukanywa, ariko mu by'ukuri ntabwo uba wivuye mu buryo buhagije. Ni byiza ko rero uba ugomba kujya kwa muganga bakagusuzuma, bakagupima, ugakoresha check-up, ukamenya ngo ese umubiri wanjye bimeze gute. Iyindi ndwara yahangayikishije ndetse yigeze no guteza ibibazo ni indwara ya COVID. COVID ni indwara yaduhangayikishije abantu twese, murabizi guma mu rugo ari ikibazo gikomeye, kugeza ubwo abahanga mu buvuzi bashatse igisubizo, uburyo tugomba kwiyitaho, uburyo tugomba kuyirwanya, ndetse kugeza ubwo rwose inahagaze dusubira mu buzima busanzwe. Ariko nanone buriya umuntu warwaye COVID aba afite ibindi bibazo bikomeye, aba afite ibibazo mu myanya y'ubuhumekero, ku buryo aba agomba kongera kwiyitaho, ku buryo aba agomba kongera gukomeza gukora ibintu bifasha ibihaha bye kugira ngo arusheho kubaho ahumeka neza. Rero rwose ni iby'agaciro kuba hano ngo wumve icyo usabwa gukora, wumve ibibera mu mubiri wawe, umenye se byagenze gute, nditwara gute. Reka tubabwire rero icyo ubushakashatsi buvuga kuri izi ndwara. Ubushakashatsi rimwe na rimwe mu bushakashatsi bibaza niba hazaboneka urukingo rwa kanseri. Birashoboka ko nawe icyo kibazo ukibaza, ariko icyo tubona cyo ntago bitinze ko urwo rukingo ruzaboneka. Mu mwaka wa 2024 ubushakashatsi bwakoze bwagaragaje ko kwirinda stress bifasha mu kurwanya indwara nyinshi zataka cyangwa se indwara nyinshi zifata ubuzima bwacu cyangwa se umubiri wacu. Gusa ikibabaje, abantu benshi baganirije kuri stress usanga mbese stress cyarabaye ikibazo mu buzima bwabo, ariko birashoboka kuyirinda, birashoboka kuyirwanya mu buzima bwawe. Nahaweho kugira ngo rero ugerageze kubaho stress itari mu buzima bwawe, ugerageze gushaka icyagufasha kugira ngo ukureho stress. Niyo mpamvu dusaba rimwe na rimwe abantu gukora imyitozo ngororamubiri kugira ngo baruhuke, kugira ngo bakureho izo stress, ubuzima bwabo burusheho kugenda neza. Ikindi kibazo gihangayikishije isi muri iki gihe ni indwara ya virusi itera sida. Kugeza aka kanya virusi itera sida ntirabonerwa urukingo, ntirabonerwa n'umuti. Gusa ko hari imiti igabanya ibyurize cyangwa se igabanya ubwandu bwa virusi itera sida. Ntago bikiri ikibazo gikomeye cyane rero, kuko ku mavuriro yose guturuka kuri centre de santé kuzamuka kugeza ku bitaro bikuru, aho hantu ushobora kuhasanga imiti igufasha kugabanya ubwandu bwa virusi itera sida. Niyo mpamvu hariho n'icyizere ko igihe runaka n'umuti uzaboneka, sida tugaca ukubiri nayo. Mu gusoza ikiganiro cyacu rero dushyiramo
uburyo tugira abantu inama uburyo bagomba kwitwara mu bibazo byose bahura nabyo by'ubuzima. Uko biri kose tugomba kubaho mu bihe byiza n'ibibi, kandi ibyo bihe byose tukamenya uburyo tugomba kubyitwararikamo, tukamenya uburyo tugomba kubibamo. Kubibamo nta kundi ni uko dufata ingamba, ni uko urwo rugamba tururwana kandi dufite ibyo tururwanisha. Ikintu cya mbere ugomba gukora mu kwirinda indwara izo ari zo zose aho ziva zikagera, icya mbere ni ukurya indyo yuzuye. Indyo yuzuye rero ntabwo ari bamwe bumva ko ari ukurya bya biryo bikaranze, bya biryo biriho inyama, mbese ibintu byiza cyane. Hari abantu bumva ko umuntu wariye ibijumba atariye ibiryo byiza. Oya, indyo yuzuye ni indyo yujuje intungamubiri zose uko muzizi. Indyo irimo ibyubaka umubiri, ibirinda indwara n'ibitera imbaraga. Ifunguro ryawe wariteguyemo ibyo bintu, uba uri indyo yuzuye, uba uri kurwanya indwara mu buzima bwawe. Icya kabiri ni ugukora siporo. Siporo niwo muti wa mbere mu buzima bwacu, mu buzima bw'umuntu. Inama nakugira ni uko ugerageza gukora siporo mu gihe cyose wumva bigushobokeye. Akanya gatoya ubasha kugira nyuma y'akazi kawe, akanya gatoya ubasha kubona nyuma y'ibyo ukora, gerageza ufate iminota hagati y'10 na 15, ukore imyitozo ngororamubiri, wiyibagize ya stress wirirwanye, wiyibagize wa munaniro wo mu kazi, hanyuma ubuzima bukomeze kubaho, ubuzima dukomeze kugira ubuzima bwiza. Icya gatatu ni ukuruhuka bihagije. Mu kuruhuka bihagije ubundi amasaha meza yo kuryama tuba tugomba kuruhuka hagati y'amasaha 8 kuzamura. Niba rero utabasha kubona icyo gihe cyo kuruhuka, ni ikibazo gikomeye. Menya ngo ugomba kwishakamo igisubizo, ukishakamo uburyo ugomba kuryama ayo masaha ukayaruhuka. Icya kane nakubwira nacyo cy'ingirakamaro kuri wowe kandi kizagufasha, kizubaka ubuzima bwawe, kizubaka imibereho yawe, ni ugusaba inama abaganga igihe cyose wumvishe impinduka mu buzima bwawe. Niba ugize ikibazo wumva cyatunguye ubuzima bwawe, niba wumva wagize impinduka mu buzima bwawe, gana muganga, aragufasha, aragusuzuma, arakumenyera ibibazo byose biri mu mubiri, nibiba ngombwa araguha n'imiti yo kugufasha, cyangwa se akugira indi nama y'uburyo wakwitwara. Nyuma y'izi nama twe tukugira, haba hariho n'imiti yagufasha ukabasha kumererwa neza, ukabasha kubaho utekanye. Reka turengere ubuzima, reka twite ku buzima kugira ngo buri wese byibuze abeho anezerewe, abeho arwana n'ubuzima ariko afite ubuzima buzima. Mu kiganiro cy'ubutaha rero tuzababwira ku bwandu bwa virusi itera sida, uburyo ushobora kubona imiti yakurinda kwandura virusi itera sida. Ni wowe rero wo kuba hafi ngo dukomeze tugufashe, dukomeze tukurinde, dukomeze tuguhe inama zirengera ubuzima bwawe, ubw'umuturanyi, ubwacu n'ubw'inshuti zacu. Mwakoze kubana natwe rero, mwakoze kudukurikira. Ntiwibagirwe gukora subscribe, ukora share ku nshuti zawe, ukore like, mbese unatubwire n'uburyo ki ikiganiro cyacu wacyumvishe muri comment. Muraba agaciro kuri twebwe, muraba umumaro kuri twebwe. Uwiteka akomeza abane namwe. Bye.